Mana ni nziza, Mana ni nziza, ibihe byose, Mana ni nziza, niyo kamere yayo, niyo mpamvu igihe nawe tugeze kuri saa tukiriho nuko Imana yabaye nziza. Tudatinze rero tugiye kureba amagambo makeya kubera yuko ndabizi ubwire wumva ntavunika, sibyo? Ubwire wumva ntavunika, ntekereza yuko nagahengeri muri uwo murongo. Misemu figo, misemu figo, misemu jinio, misemu jinio. Abantu ngiye kuvugana nabo ndumva basobanutse. Tugiye kureba rero mu magambo make umutwe, icyigisho nahaye umutwe uvuga ngo nubwo nawe ushobora gushaka uwawe, uvuga ngo wowe Imana yawe wayituje hehe? Wowe Imana yawe ituye hehe? Reka mbabwire inshuti z'Imana, tugiye kureba hamwe igitabo cya mbere cya Samweli, ni igice cya 4, cya 5, cya 6 n'icya 7. Muri hangana se tubirangiza ibyo bice byose. Murabyihanganira? Aratangiye kundeba ikijisho. Reka mpite nihuta. Umunsi umwe ndabivuga muri make muzabyisomera. Iyo nza kugira umwanya nari kugenda nsoma 41 ariko nanjye ndabivuga muri makeya. Umunsi umwe rero Abisiraheli bagira gutya baterwa n'Abafilisitiya. Uranagira mbabwire ngo nibajya bavuga Abafilisitiya mujye muhinda umushyitsi mugira ubwoba, kubera yuko abandi banzi bose b'Abisiraheli bagiye babarwanya bakabatsinda bakanabarangiza bakavaho. Ariko aho muzasanga hose Abafilisitiya babaye igishakwe buri gihe cyagiye kigendana n'Abisiraheli mu rugendo rwabo rwose, ku buryo igihe Abisiraheli babaga bakosheje, Abafilisitiya niwe Uwiteka yakoreshaga kugira ngo agarure Abisiraheli. Uyu munsi wa none ushobora nawe kuba ufite Umufilisitiya, ndavuga cyaha cyakunaniye, ushobora kuba warihamye ibyaha byose ukaba waranabitsinze ukaba warabirenze, ariko kugeza amagingo aya ngaya hakaba hari icyaha kigenda kigarukirana. Uwo ni Umufilisitiya utunze, utagiye ku mavi ngo umusengero Uwiteka mutsinde burundu, yazaba n'impamvu yazatuma udasakandagira mu bwami bw'Imana. Ashobora kuba ubugugu, ashobora kuba umujinya, ashobora kuba iki cyangwa kiriya, umva ashobora kuba ihinyu. Uwo yaba ari Umufilisitiya utamusengeye kugira ngo Uwiteka akubashije kumutsinda. Ujye umurebera hariya ariko ari Umufilisitiya utabana nawe, utatuye muri wewe, akazakubuza kujya mu bwami bw'Imana. Ariko si icyo ngicyo ngiye kwigisha, ndakubaza ngo wowe Imana yawe ituye hehe? Umunsi umwe rero Abafilisitiya nababwiraga batera Abisiraheli. Mu gihe bari bateye Abisiraheli ubundi mbere yo kurwana muzasome aho muzasoma hose babashaga kugisha inama Imana. Imana rero yashoboraga kubasubirisha umuhanuzi, Imana yashoboraga kubasubirisha ijwi ryayo, ariko uko byamera kose mbere y'uko Abisiraheli bajya gutera abanzi babateye bagombaga kubanza gusaba uburenganzira Imana. Uyu munsi rero noneho sinzi nimba bari biyizeye, sinzi nimba bari bizeye amaboko yabo, sinzi nimba barumvaga Abafilisitiya baje uko bangana bari buze gupfa kubatsinda, maze rero bajya kurwana batagishije inama Imana. Uyu munsi hano najya nkubwira ngo mu rugamba rwose uzarwana, niwibagirwa Imana gatoya ukabona wakwijyanamo uzatsindwa nta kabuza. Ariko najya nkubwira ngo urugamba waba urwana uko rwarushishana rwose, nuramuka ushyize Imana imbere uzatsinda. Iryo ni ihame ry'Imana. Ntabwo abantu bajyana n'Imana kuzi impamvu se batsinda. Imana ni irwana yonyine bakabona urugamba rwaneshejwe. Mu rugamba rwose rero mufite, mu bibazo byose mwamufite, mu byo mwaba mushaka kurwana byose nabyo mushyira Imana imbere. Imana nayo izigaragaza. Iyo washyize Imana imbere rero ureka ihinyu. Iyo washyize Imana imbere amagambo aba make ahubwo ibikorwa bikaba byinshi, kubera yuko gukoresha wari umuneshi kandi ahora anesha. Maze rero Abisiraheli bose ko babigenje bajya kurwana, baragenda bageze imbere y'Abafilisitiya. Abafilisitiya bahita babicamo 3,000. Uwo mwanya Abisiraheli 3,000 baba baguye aho ngaho. Abisiraheli rero batikarabaye, umenya ari uko tutagishije, bagaruka inyuma batangira kwibaza impamvu baneshejwe.
mu kwibaza impamvu ntabwo bagiye ku mavi ngo basenge, ahubwo igisubizo n'ubundi bakomeje kugishaka muri bo. Uyu munsi wa none naje kubwira umuntu wumva igisubizo kizava muri we, aho kugira ngo kive ku Mana, ko nta kindi azabona gusa uretse gutsindwa kandi agatsindwa uruhenu. Abisirayeli nabo batwarwa n'uwo mwuka, barangije rero baravuga bati muzi impamvu burya tutatsinze, nuko tutajyanye n'isanduku y'Imana. Barangije baragenda baterura isanduku y'Uwiteka, bayifata nta burenganzira bahawe. Iyo sanduku yarindwaga n'abatambyi n'abahungu babiri, umwe Hofuni na Finehasi bene Eli. Abo bahungu nabo kubera ko bari barashayishije cyane, barangije bemerera Abisirayeli ko bajyana iyo sanduku batagishije inama Imana. Barangije rero ku Bisirayeli iyo sanduku Imana yabo yari ituye mu isanduku. Bumvaga rero ubwo bashyize isanduku imbere, kandi koko ikindi gihe cyose bari barajyanye iyo sanduku bari baranesheje, ariko impamvu banesheje nuko Imana yari yarabahaye uburenganzira. Ubu noneho rero batinyutse kuyifata batagishije inama Imana, badahawe n'uburenganzira. Ku Bisirayeli isanduku Imana yabo yari ituye mu isanduku, wowe Imana yawe wayituje hehe? Barangije rero ngo bagere imbere, Abafilisitiya ubwo basubiye inyuma mu rugerero. Isanduku y'Imana igeze mu Bisirayeli batangira kuvuza akaruru k'ibyishimo n'umunezero. Abafilisitiya barangije babaza amakuru, baza kumenya ko isanduku yageze mu rugerero. Abafilisitiya ngo bavuga amagambo akomeye, muzasome ngo katubayeho kubera yuko Imana y'Abisirayeli yaje. Ku Bafilisitiya isanduku yari Imana, ku Bafilisitiya isanduku y'Abisirayeli yari yo Mana yabo. Ku Bisirayeli Imana yabo yari ituye hehe? Wowe Imana yawe wayituje hehe? Reka nkubwire inshuti z'Imana, hari abantu batuje Imana mu mafaranga. Abo ngabo uzabona nyine igihe babonye amafaranga aribwo bashima Imana. Hari abantu batuje Imana kuba barabyaye, abo uzababona igihe babyaye bashima Imana. Hari n'abantu rero batuje Imana mu bibazo, abo uzababona baza ku rusengero gusa cyangwa bibuka Imana igihe bahuye n'ibibazo. Burya nta icyo bivuze, Imana yawe ntayituye. Ibintu bituma wibuka Imana ukaba wajya imbere ku mavu ukajya kuyisenga, ibyo niho watuje Imana, kubera yuko iyo bidahari ntabwo wibuka Imana. Ariko nshuti z'Imana, naje kukubwira ngo Imana yawe ituye mu ijuru, nawe uri mu isi. Niyo mpamvu ugomba kubahira imbere y'Imana. Wowe Imana yawe wayituje hehe? Ko ku Bafilisitiya isanduku ubwayo yari Imana, ku Bisirayeli Imana ikaba yarituye mu isanduku, wowe Imana yawe wayituje hehe? Aho umugore wawe se wabaye Imana yawe, umugabo wawe se wabaye Imana yawe. Igihe hariho ni uri kurya byose bumva ibintu bimeze neza, ukumva nta mpamvu yo gusanga Imana no gutakambira Imana, cyangwa ibibazo ufite sicyo byabaye Imana yawe, bikaba bigutera gusenga Imana kubera yuko wahuye nabyo, wowe Imana yawe wayituje hehe? Uko byamera kose, haba mu byiza haba mu bibi, ushima Imana cyangwa ushima Imana iyo byabaye bibi, cyangwa ushima Imana iyo byabaye byiza. Iyo migabane yose mu rusengero uzasanga tuyifite. Maze rero Abisirayeli baratsindwa, ariko Abafilisitiya ntibagira ubwoba. Baravuga ko uko bwamera kose muza tujye kurwanya iriya Mana yabo tuyifate mpiri, kandi murwana umuhenerezo muhumure turayifata. Imana rero kubera yuko yari yabataye koko, baragenda Abafilisitiya, barangije bafata isanduku y'Imana barayinyaga. Ikintu giteye ubwoba kandi kibabaje cyane, kubwo kwipfayonza no kwigira nabi kwa Bisirayeli, Imana yemeye yuko isanduku y'Imana inyagwa n'Abafilisitiya. Uyu munsi wa none icyubahiro cy'Imana ntigishobora kuba cyaranyazwe mu itorero ryawe kubera imyitwarire yawe. Hanze bakaba bavuga Imana nabi, hanze bakaba bagaragaza yuko abasenga burya ntacyo babarusha, ndetse yuko burya ahubwo kugira ngo ujye gusenga wakwihitiramo kwibera uko umeze, kubera yuko bitwa ko basenga ibibi barabikurusha. Amagambo yarabarenze n'ibindi byose, ibyo bakora hanze bigaragaza yuko ab'isi bakagaragaza yuko ibyo ukora wabikuye mu rusengero kubera yuko ari bibi. Wowe ntabwo waba icyubahiro cy'Imana cyaranyazwe kikanyagwa n'Abafilisitiya muturanye kubera imyitwarire yawe. Amaganya yawe
igihe abana b'Imana bagize cyo bagamije imbere cyo kwitanga n'ibindi byose, wowe ukaba uri mu maganya. Abakureba bose bakavuga bati hari abantu baganya, nimba ari ibyo ari ukujya kuganya zaguma ahangaha kuko n'ubundi nangaha turaganya, ndumva ntacyo bandushije. Wowe ntabwo icyubahiro cy'Imana cyaba cyaranyazwe ku bwawe. Maze rero Abafilisitiya bamaze kunyaga isanduku y'Imana, barangije bayijyana mu nzu y'ikigirwamana mwa Ashidodi. Ikigirwamana cyitwa Dagoni nicyo cyari ikigirwamana cy'Abafilisitiya. Barangije bayituza hamwe n'icyo kigirwamana. Ku Bafilisitiya baravuga bati ubu noneho tugize imbaraga z'uburyo bubiri. Uko byamera kose ikigirwamana cyacu Dagoni nicyo cyatubajije kunyaga isanduku, kandi iyi sanduku ariyo mana y'Abisiraheli, nayo ibyo yakoze mu Egiputa n'ahandi hose twarabyumvise. Ubu rero ntawe uzongera kutuvugaho kuko tugize imbaraga z'uburyo bubiri. Mariko nshuti z'Imana, igihe bibwiraga yuko ariho bagiye kugira imbaraga, ngo bukeye basanga cya kigirwamana cyaguye imbere ya sanduku y'Imana. Iki kigirwamana cyitwa Dagoni, najya ntibabwire niyo yari imana yabo. Igice cyo hasi cyari kigizwe n'igice kimeze nk'ifi, hanyuma igice cyo hejuru kikaba cyari umuntu. Iki cyari kigirwamana cyabo cy'uburumbuke n'imbaraga zabo. Maze Abafilisitiya aho kugira ngo bakure isomo mu byabaye, barangije baravuga bati uko byamera kose ibi ni ibyasanzwe, reka tukegure. Maze kucyegura, bukeye bwaho noneho basanga cya gice kimeze nk'ifi kirahagaze, basanga cyatandukanye n'igice cy'ejo kigezeho cy'umuntu cyo cyaguye hasi. Abafilisitiya bati ibi ntabyo, twari twizeye yuko tugiye kugira imbaraga z'uburyo bubiri, ariko turabona ahubwo kugira ngo bibe umugisha biri kuba umwaka. Uyu munsi wa none naje kukubwira ngo amahoro yawe azaba kuvangura ibyawe n'ibyera by'Uwiteka. Guturanya ibyera by'Uwiteka n'ibyawe ukumva ko ariho uzagira umugisha, ndakubwiza ukuri uzaba umuvumo gusa. Ndetse iyi Imana y'ibitihangana ngo Yesu aba yarapfiriye ku musaraba, ubundi wagombye kurangira n'ibyawe byose ubihombye. Ariko uyu munsi wa none dufite Abisiraheli bakifuza guturanya ibyera by'Uwiteka n'ibyabo, kandi bakumva ariho bazagira imbaraga. Hari abantu badatanga icyacumi, hari abantu badakiranukira Imana, bavuga ngo amashuri arahari, bavuga n'izindi mpamvu zose batanga, batubuse natanga iki cyacumi nk'abahone. Nagira ngo nkubwire ngo ntaho utaniye n'Abafilisitiya batekereje yuko guturanya isanduku y'isezerano n'ikigirwamana cyabo Dagoni bizabongerera imbaraga, ariko nta mbaraga babonye. Nshuti z'Imana, uyu munsi wa none urasabwa kumenya kuvangura ibyawe n'iby'Uwiteka, iby'Uwiteka ukabishyikiriza Uwiteka, ibyawe kandi burya nabyo ntibiba ari ibyawe kuko nawe ntabwo uri uwawe ngo wigenge, nabyo biba ari iby'Imana. Ariko kugumya kuvanga ibyera by'Uwiteka n'ibyawe, niyo mpamvu ugenda uhenebera buhoro buhoro, nuko wakomeje kuvanga ibyera by'Uwiteka n'ibyawe. Ariko uyu munsi wa none naje kubwira ngo Imana yatanze amahirwe, ntukomeze kwigira gutyo. Maze rero Abafilisitiya baravuga bati rero uko ari ukubigenze, ariko uko byamera kose iyi sanduku niyo tubipfa kuyirekura. Umva, hari abantu bananiwe kurekura iby'Imana, ariko n'iby'isi bikaba byarabananiye kubarekura, bakavuga bati ariko uko byamera kose burya Imana tujya tuyiyambaza, ariko niba iby'isi bidufitiye umumaro, bityo rero turabikumya tubicangacange tubituranye uko byamera kose. Ntabwo byashoboka ko twarekura Imana burundu ngo tujye mu by'isi, ariko nanone ntabwo byashoboka ko twakwiyegurira Imana burundu ngo tureke iby'isi, bityo tuzagumya kuba hagati na hagati. Abafilisitiya nabo bati iyi sanduku ko byamera kose ifite imbaraga, n'ubwo dukoze ibi ngibi nimuyijyane mu nzu zo hanze, tuzajya tuyegura tugiye kuyikoresha. Ariko ntibari bazi icyo bari gukina nabyo, ngo bayigeze hanze rero bayitandukanyije na ya Dagoni. Aba muri ako gace bo mwa Ashidodi barwara ibibyimba impande n'impande. Nibavuga ibibyimba ntubigeranye na cya kindi bigeze kurwara ugakira, kuko ibi ngibi byo byarimo n'ibihano. Wumve ko ari ikibyimba nyine cyaryanaga cyane kuko ni ikibyimba cy'igihano. Barwara ibibyimba birabarya, barangije bati rero uko byamera kose iyi sanduku muyidukurira ahangaha, kubera yuko nta kundi twagira turashize. Isanduku barangije banga kuyikura mu Bafilisitiya, bayijyana ahandi mu Bafilisitiya ngo bayijyana ahitwa Gati. Igeze ahitwa Gati rero ihageze, abantu baho bari bamenye amakuru y'ibyo yakoze, baravuga bati uko byamera kose iyo sanduku ntimuyituzanira ahangaha, mugende murebe mu mazu muyishyiramo hariya
kugira ngo nimuyishaka muzajye muza kuyicyuramo nimuyitegereze mu bantu. Ab'Igati bemeye kuyitunga nabo ihageze barwara ibibyimba ndi kwihuta. Ibibyimba nawe birabafata barwara ibibyimba impande n'impande, ariko nagira ngo ubwire ngo nawe ibibyimba mu by'umwuka bishobora kuba byarakurenze, bishobora kuba byarabaye byinshi, akaba ariyo mpamvu mbere wishimiraga kuba muri korari, ariko ubu ngubu ukaba waravuye muri korari kandi ukumva ntacyo bikutwaye, burya ni mu bibyimba byakwishe. Akaba ariyo mpamvu wishimiraga kuba mu murimo w'Imana, ariko ubu ngubu ukaba wumva ntacyo bikubwiye, ukaba uvuga uti bariya nibagende babikore nabo bagerageze, nanjye naragerageje dore igihe nakoreye cyose ntaho Imana yigeze itanga pansiyo. Mu murimo w'Imana nta pansiyo ihaba. Mu murimo w'Imana tuzakora kugeza ku isaha ya nyuma. Abo ngabo nibo bazabona ubugingo buhoraho bafite iryo hame. Kandi kuba impamvu umurimo w'Imana ntabwo tuwujyamo turi abakiranutsi, ahubwo mu murimo w'Imana turahindukira abakiranutsi iyo tuwukoze neza kandi tunezerewe. Ubwo ni uburyo bumwe Imana ishaka kudukirizamo. Abahunze inshingano rero bakaba batakizikora kandi nta yindi mpamvu iyo ari yo yose, abo ngabo ibibyimba byarabamaze burya ntimwabimenye, nuko ibibyimba by'iby'umwuka byabamaze. Kubera iki? Ubu ibibyimba byamaze atangira kwegezayo iby'Imana nyine. Igihe abo mw'Abafilisitiya bafatwaga n'ibibyimba, niho batekereje yuko isanduku bagomba kugumya kugenda bayihengerekanya bagenda. Ubwo iby'Imana bakaba bagenda babijya kure, ibyo wishimiraga by'Imana bikaba biri kure, kandi nawe aho bikugeze nyine urahabona, kugenda urekura iby'Imana. Ibyo ni ibibyimba mu by'umwuka byafasha abantu, ntuzagire ngo ni ikindi. Ab'Igati rero bati muyishyire hari ibibyimba birabishe, barangije bati uko byamera kose natwe muyidukurira ahangaha. Bayihakuye rero ngo bayijyana ahitwa muri Ekuroni. Muri Ekuroni hageze igice cya 5 umurongo wa 10 bavuga amagambo akomeye cyane ati Abanyekuroni bayirabutswe iza basakuriza icyarimwe bati baherekanye isanduku y'Imana ya Isiraheli, none bayitugejejeho kutwicana n'abantu bose. Hari abantu bumva iby'Imana bibereyeho kubica, hari abantu bumva iby'Imana bibereyeho kubaremerera, hari abantu inshingano zaremereye, hari abantu ibyo basabwa gukora by'Imana bumva bibaremereye. Abo ngabo niyagerageje kubikora bikorana umujinya, niyagerageje kubikora bikora yabanje kugutonganya, niyagerageje kubikora bikora yabanje kugucyurira, avuga ati ariko ubundi ibyo bintu byose munsaba mwabwiye bariya. Reka nkubwire inshuti y'Imana, umuntu wumva iby'Imana bimuremereye agira ngo n'aba ngaba Abikuroni isanduku y'Imana ibagezeho, aho kugira ngo bumve ko ari umugisha ubagezeho banezerwe, baravuze bati dore baherekanye isanduku y'Imana bageze aha ngaha kugira ngo ize kuturimburana n'ab'iwacu. Hari umugabo mu rugo wumva rwose kugira ngo agire ibyo akora mu murimo w'Imana byaba bigwabije umuryango we, akavuga ati aho kugira ngo mbikore mujyane iby'Imana bizakore bariya. Hari n'umugore wumva atagira icyo akora mu murimo w'Imana, akumva umuryango wabo uhombewe, akumva abana batazarya neza, batakwiga neza, n'izindi mpamvu zose dutanga. Abikuroni nabo mujye mumenya yuko igihe isanduku yabageragaho nuko bavuze nta kundi. Abo rero none abarangije batumva nta n'ubwire ngo tugerere mu nzu ibibyimba bitatwica, muyijyane mu gisambu mu gihe uhari aho rero mujya kuyibika, igihe muzajya muyishakira muzajye muyizana. Imana iri kuzengurutswa nshuti z'Imana, iri kuvuzwa hirya no hino, ikimenyetso cy'uko Imana iri aho hantu kiri kuzengurutswa hirya no hino, ariko Imana yabyemeye kubera ko Abisiraheli banze kuguma mu ruhande rw'Imana. Hari igihe Imana itukwa mu bapagani bikava ahangaha bikagera hari kubera ko imyitwarire yacu mibi. Maze rero ngo bayigeze muri icyo gihuru, barangije muri icyo gihuru havuyemo imbeba zihera ku myaka zinyuze hose ziracagagura, ziragenda zigera mu bigega ziracagagura, ibyo kurya byose bahunitse bihinduka umuyonga. Abikuroni bati noneho turashize, ibi ntabwo bisanzwe, noneho imbeba zirabicagagura byose zirabimara. Barangira bavuga bati rero noneho nta kigiye gukurikiraho, noneho nta nubwo ari ibibyimba gusa, tugiye no gupfa twishe n'inzara. Maze Abikuroni barangije batumiza Abafilisitiya. Nshuti z'Imana, nta mbeba ziri gucagagura ibyawe kubera yuko wahunze Imana, nta mbeba ziri gucagagura ibyawe kubera yuko Imana wumva igomba gutura mu gisambu, kubera yuko wumva Imana igomba kuzajya ihabwa ibisagutse, kubera yuko wumva mu byo upanga byose Imana itagomba kuba nyambere, nugize ngo arakanyakanya akayishyira ku ruhande rw'inyuma. Nta mbeba ziri gucagagura ibyawe, nta mbeba ziri gucagagura ibyawe.
wowe n'umugore mukaba mutakivuga rumwe kubera kandi guhunga Imana kwawe ukagira ngo nibyo bizaguha amahoro. Ururyabo rukaba rwarakunaniye kubera yuko ntiwigeze urutura Imana, kuko iby'Imana wabishyize hirya ntabwo bikureba, nta mbeba ziri gucagagura ibyawe. Uko byamera kose rero Abekuroni bati n'Abafilisitiya bose baravuga bati ubundi ibibyimba twabirwaraga ariko tukarya, noneho nubwo bigeze kunda tukaba tugiye kwicwa n'inzara, ubu nta kundi turagamburuye mushaka uburyo iyi sanduku itaha iwayo. Barangije baraza imyaka 7 yose Abafilisitiya bagikomeye ku isanduku y'isezerano, ariko badashaka kumvira Imana. Imana ibereka isomo rikomeye cyane. Reka nkubwire, wigumya kwigira ntibindeba, kugumya kuvanga iby'isi n'iby'Imana nta kindi bizakuzanira uretse umuvumo, ndetse umuvumo wikubye kenshi. Ariko kuba mu by'Imana n'ibyo by'isi wavugaga uzabibona kandi bizagira akamaro, bikore n'umurimo w'Imana. Ntabwo kuba mu ruhande rw'Imana bitubuza inyungu z'iby'isi, ntabwo kuba mu ruhande rw'Imana bitubuza imibereho myiza y'isi, ahubwo nimba dushaka ko imibereho yo muri iyi si iba myiza, n'ibyo tubonye bikagira umumaro mu gihe cyabyo, nuko tuba mu ruhande rw'Imana. Ariko nimba dushaka yuko n'ibyo by'isi turi gukurikirana biyoyoka nk'umuyonga, rekura Imana nta kibazo. Komeza urekura Imana muri ubwo buryo bumwe cyangwa ubundi bumwe. Ubu ngubu ukaba utacyumva ko guterana kwera amasengesho atari ngombwa, kubera yuko uba wagiye mu by'isi uzenguruka aho ngaho, uyu munsi waza mu rusengero ukaba waje nk'uwigendera nk'abandi bose. Maze rero Abafilisitiya baraterana kubera yuko imiryango yabo yari imiryango 5. Buri Abafilisitiya bayoborwaga n'abantu 5. Barangije baravuga bati rero uko byamera kose iyi sanduku igomba gutaha mu Bisiraheli, ariko nanone kugira ngo tumenye yuko ibi byago byaduteye ari ukuboko kw'Imana, mwebwe mushake uburyo iri buze kugenda. Ariko nagera aho ngaho barangije baravuga bati rero Abafilisitiya baraterana, muzane abapfumu, muzane n'abatambyi ba Dagoni, nibo bagiye kutugira inama y'uburyo iyi sanduku iri buze gutaha mu Bisiraheli. Mwumve aho Imana yari igeze, kugeza aho inama yo kugira ngo Imana isubire mu Bisiraheli iri buze gutangwa na bande, ariko wowe nta gihe ujya ugera ukabona uri gukosorwa n'umupagani. Wundi abantu bazi ko ari n'umunyabyaha ruharwa, yarangiza akaba ari uri kuguha amasomo, yarangiza akavuga ati ariko nawe burya se, nawe burya ibingibi burya kakandi ufataho, nawe burya ushobora kwitwara gutya se, ibingibi ko twari tuzi ko ari ibyacu, wowe wabije mute. Kandi warangiza umushinya ukakwica ugafureka, warangiza ukumva ko icyubahiro cyawe gikozweho, aho kugira ngo umenye yuko wahawe isomo n'abapagani, warangiza ugafureka. Hari igihe isi twigisha, hari igihe n'ab'isi batwigisha bakatwibutsa inshingano twavuyemo, kandi Imana ikibi bikoreye ntabwo ari ukugira ngo ugume aho ngaho, aba ari ukugira ngo wihane Imana y'ibigutegereje n'imbabazi zayo, ibikigutegeye ibiganza nshuti z'Imana. Ariko hari igihe isi twigisha, burya nawe se bino ubibamo, burya kanaka nawe mu banyamanyanga nawe yagiyemo, yagaragayemo, aho kugira ngo wihane ahubwo ugafureka ngo bakuvuze nabi. Maze rero baraterana nihute, bajya inama y'uburyo isanduku iri buze gutaha. Isanduku baravuga bati kirazira, icyambere kirazira kujyana isanduku y'Imana nta turo uherekeje nayo. Bamwise Abafilisitiya bari bazi Imana, bari bayisobanukiwe. Kirazira kujyana isanduku y'Imana nta turo. Iyo ngeze aha ngaha, kirazira kuza mu nzu y'Imana uretse imibereho yabaye mibi, kuza mu nzu y'Imana imbokoboko. Nabyumvise? Iryo ni ihame ryo kwitanga, ni ihame ryo gutamba, ni ihame ry'abatambyi. Nimba turi abatambyi, nta mutambyi ujya mu ngoro agiye imbokoboko atajyanye igitambo, nshuti z'Imana. Kirazira. Ubwo nyine uwo munsi ntabwo uri buze gutamba, ntabwo uri buze kubona umutambyi, uretse kuba nyine nababwiye yuko ubuzima bushobora kuba bubi cyangwa bwagize. Ariko ubundi kirazira nimba hari icyo wabonye, kuza imbere y'Imana imbokoboko. Abafilisitiya rero bari babisobanukiwe ngo kugira ngo Imana ize kunamura icumu kandi bagire neza, nuko icyambere mugomba kubaha iyo Mana, wabyumvise. Icya kabiri kandi mugomba kugenda mutanye iki, mujyanye ituro. Barangije rero sindi buze gutinda mu mico yaho uburyo bakoraga ibishushanyo bijyanye
n'igice cy'umubiri cyafashwe cyangwa n'icyago cyabafashe uko kimeze muzabisoma, ahubwo reka nihute. Barangira baravuga bati rero iyi sanduku kugira ngo tumenye yuko ibi byago twabitejwe n'Uwiteka, mushaka imbyeyi ebyiri muzamura izazo, imbyeyi zitigeze zikurura na rimwe ibindi bimasa, nimurangiza mushaka amagare mashyashya ziri buze gukurura, hanyuma mushyireho iyo sanduku, muzireke rero zigende. Nimubona ziganye ahitwa Betishemeshi, aho ngaho cyari mu gice cy'Abalewi, muramenya yuko ibyago twabitejwe n'Uwiteka. Ariko nimubona atariho igiye ikagumya kuzenguruka mu rugero rwayo, burya ntabwo ibyago twabitejwe n'Uwiteka, biraba byaturutse ku mpamvu zacu, nubwo turayikarura. Baracyashaka uburyo bakomera kuri iyo Mana y'Abisirayeli, kuko bari bazi imbaraga zayo. Ariko nawe yaba uzi imbaraga z'Imana, nyamara urazizi kubera yuko itekereje Imana yagukuye hose, imbaraga z'Imana warazibonye. Nibyo cyangwa si byo? Ntekereza ko umuntu wese uri aha ngaha, niyo yaba umwana mutoya, imbaraga z'Imana arazizi kandi yazibonyeho. Bityo rero kurekura izo mbaraga ngo ugiye ahandi ni ubupfayongo, ni n'ubupfu, ubwo ni ubusazi. Maze rero aba ngaba barangije baracyazwa hanyanyaza, haboneka rero abasaza bakuru, abo twakwita bakuru nyine, barangije batariko iyo nama twebwe ntabwo tuyemeye, nta n'impamvu yo gushakisha, ntabwo ibi byago twabitewe n'Uwiteka, iyi sanduku muyigumisha aha ngaha. Burya rero iyo mufashe ingamba mugiye gukora, haba abantu bigize nyarwenge cyangwa abantu bigize inararibonye bashobora gukoma mu nkokora umurimo bagaca umurimo intege, kandi bakibwira yuko bari gukora umurimo mwiza. Hari igihe mushobora gufata ingamba z'uburyo muzatsinda, hakagira abantu bavuga batari kujya mukora ni ibiki mwebwe. Hano rero naho habonetse abasaza bati nta mpamvu, ariko haboneka abandi baravuga bati mwitonde, iyi Mana mwibuke ibyo yakoze mu Egiputa, nimba mudashaka yuko namwe ibibakora, dore mwafashwe n'ibibyimba ntimwapfuye, nimukomeza ibingibi noneho muraza kugamburuzwa nuko mubonye intumba aha ngaha. Mwitonde, Imana yacu y'Abisirayeli mwe kuyikinisha. Abafilisitiya bari basobanukiye Imana. Barangije rero bafata za mbyeyi bazizirikaho isanduku, izirangije ziragenda zibone Betishemeshi. Abi Betishemeshi bazibonye ngo barimo bahinga, abatambyi baziyoboye baragenda, amagara ahagarara ngo hafi y'igitare. Abi Betishemeshi bazibonye, aba n'Abisirayeli noneho n'Abalewi bo mu muryango wagombaga gukora mu buturo bwera, ngo babone ya sanduku y'isezerano ihageze. Barangije bakora ikosa rya mbere, ngo baragenda bayitereka ku gitare ahantu hasuzuguritse, kandi bo bari basobanukiye Imana mu buryo bukomeye. Nshuti z'Imana, bijya bibabaza kugaragaza Imana nk'abapagani kandi wowe uzi Imana neza. Bijya bibabaza guha icyubahiro gike Imana kandi iyo Mana yisobanukiwe neza, ugatuma n'abanyabyaha bahinyura Imana. Reka nkubwire, Abafilisitiya babona Imana kubera ko bari bazi yuko ikomeye, bayitoje ahantu haruta kubaheza habo. Ahantu habaga ikigirwamana ku Bafilisitiya hari hakomeye. Nibyo cyangwa si byo? Igihe babonaga isanduku y'isezerano, bayituje ahantu harusha kubaheza ho mu Bafilisitiya, aho Dagoni yabaga. Ababiteshemeshi rero ikosa rya mbere, bafata ya sanduku bayitereka ku gitare, kandi baragombaga kuyirebera ahantu heza. Igihe ikosa rya mbere byagombaga gukurikirwa rero n'icyo bakoze, ngo barangije rero bavuga batari kubundi harya imbaraga z'Imana ziba hehe? Iyi sanduku, imbaraga ziba muri iyi sanduku ziba hehe? Batangira kugira amatsiko menshi cyane rero. Ubu ntibararekera aho ngaho rero, barangije ngo barapfundura ngo barebe imbaraga ziba muri iyo sanduku, kandi batari babyemerewe. Isanduku yapfundurwaga rimwe gusa ku itariki 10 z'ukwa karindwi za buri mwaka ku munsi w'impongano. Barahangaye, kandi nabwo igapfundurwa n'umutambyi mukuru. Bo barahangaye bagiye kuyipfundura, ngo bayipfundure. Abagabo 70 bahita bagwa aho ngaho. Abagabo 70 ngo bagwa aho ngaho rero. Barangije baratinya bati ninde uribasha guhangara iyi Mana yacu? Reka nshuti z'Imana nkubwire, ntabwo waba warahangaye gufundura isanduku y'Imana, uzabibona nyine. Hari abantu bamara kurengwa, bakamara gusinda amahoro n'ibindi, barangiza bagatangira kwibaza batari gibundi ibi bintu niko mada, ubundi harya ibintu twayibonye gute? Wewe waracuruje, ye narahinze, wewe wakoze ibingibi, wewe wakoze ibingibi, mugatangira kwishima yuko burya muzi gukora neza kurenza abandi. Burya muba mwatangiye kugira amatsiko yo kumenya, kandi ntimwibuka yuko mwabihawe n'Imana ngo mushime Imana, ahubwo umwanzuro murangiza mufashe muravuga mutashike abandi nabo bazaje gukora, nanjye nakoze bandeba. Ntabwo ni
ntabwo nigeze ndyama nk'abandi umva nabo bazirwaneho bakore nk'uko natwe twakoze ugatangira kumva ko ibintu wagezeho ari ibyawe abashaka ibyabo nabo bazajya kubikorera ntugire icyo ukora mu gufasha abandi kandi ubwo iyo udafasha n'abandi n'igihe bakubwiye gukora iby'Imana ntabwo wabikora abantu bagatangira gushyira imishinga yabo bafite imbere kandi babona yuko umushinga w'Imana waje hari ibyo basaba gukora abo ngabo ni nk'abi Betishemeshi mu gihe bamaraga kubona isanduku aho kugira ngo bayubahe nk'isanduku y'Imana batangiye kugira amatsiko barayipfundura 70 bagwaho ngaho ngo bagwaho ngaho rero barangije bati uko iyi sanduku ni muyidukurira ahangaha natwe ntabwo twahangara kubana n'iyi sanduku ni muyijyana barayijyana ijya kwa Abinadabu ahitwa Ikiriyateyarimu kwa Abinadabu ngo ayibona nk'ikimenyetso cy'Imana kije mu rugo rwe arangira ashaka n'umuhungu we w'umutangi witwa Eliyezeri wo kuzajya acunga isanduku ngo Eliyezeri yarahiriwe inshuti z'Imana Eliyezeri yahawe umugisha n'abandi bose bakabibona mu gihe abandi babitinye abandi batinye isanduku bati turaza kuhashirira mwumve yigeze n'amubare wi kubera amatsiko yabo mabi igize abo yishe ariko ngo Aminadabu ayibonye yaravuze ati uhereye umunsi ikimenyetso cy'Imana kiri mu muryango wanjye umva ab'Imana abafite ikimenyetso cy'Imana mu muryango wabo bazakora byose kandi bazakora banezerewe nta na rimwe ntabwo babwiriza ntabwo bahata kuko ubakoresha n'utuye aho ngaho nimba dushaka ko imiryango yacu igira amahoro nimba dushaka ko imiryango yacu igira ku intsinzi uyu munsi wa none turasabwa kumera nka Abinadabu wari utuye Ikiriyateyarimu wanejejwe no kwisanduku y'Imana igera aho ngaho mu rugo rw'abantu ahandi hose yari yaranyuze yari yarakoze amahano ariko yakoze amahano kubera ko batayakiriye nk'ikimenyetso cy'Imana igihe rero yageraga aho bayakira nk'ikimenyetso cy'Imana ikwiriye kubahwa uwo munsi urwo rugo rwahawe umugisha ndetse mwinshi cyane urasaga urareba impamvu tutabona imigisha nuko iby'Imana ntabwo twigeze tubyakira tunezerewe ntabwo twabibonye nk'amahirwe aruta ayandi yose kugira ngo tubitunge tunezerewe ariko uyu munsi wa none ndagusaba ngo utunge ikimenyetso cy'Imana mu muryango wawe ndagusaba ngo Imana ibe nyambere mu muryango wawe no mu byo ukora byose no mu migambi upanga yose Imana uzajya yigira nyambere uzahabwa umugisha mu gusoza rero Abisiraheli icyo gihe yamaze imyaka 20 nyuma y'imyaka 20 Abisiraheli ngo bagarura agatima bagira bate bagarura agatima barangije babwira Samweli bati noneho rero turashaka kugarukira Imana yacu kuko twamaze kubona yuko ibyatubayeho byose byatewe nuko tutigeze tuhagacira Imana yacu cyangwa uyu munsi wa none ngo umenye ko yuko burya ibyakubayeho byose n'ingorane wahuye nazo n'urusogobero warwaye rwose byaturutse yuko utaha Imana agaciro kayikwiriye ngo garuke uhagacira Imana yacu inshuti z'Imana maze rero Samweli arababwira ati nimba mushaka guhirwa n'Imana ubwo ngeze mu gice cya 7 uko ndi gusoza umurongo wa 3 maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose nimwikuremo imana z'abanyamahanga haleluya nimwikuremo iki imana z'abanyamahanga uyu munsi wa none rero murasabwa kubanza gukura iwanyu imana z'abanyamahanga imana z'abanyamahanga n'ubugugu imana z'abanyamahanga no kutita ku by'Imana imana z'abanyamahanga no kutagira ibihe byo gusenga kuko ibyo ngibyo n'abanyamahanga nuko babayeho imana z'abanyamahanga no gutwarwa na shuguri bakibagirwa iby'Imana kuko niko abanyamahanga babayeho none natwe byaratwagutse byaratwokamye ubu ngubu n'iby'Imana twabishyize ku ruhande umugabo n'umugore ntibagibona igihe cyo kwiga ibyigisho ryo ku isabato umva niyo mpamvu uzagera ahangaha nibaguha gahunda wumve nta kigenda nta gicamo umva uyu munsi wa none birasabwa yuko twirukana imana z'abanyamahanga zatwokamye natwe imana z'abanyamahanga nizo zibabuza nyine kuba mu by'Imana nizo zibabuza kuba mu ruhande rw'Imana Samweli ati uyu munsi wa none rero mwikuremo imana z'abanyamahanga arizo Ashitoreti mutunganize Uwiteka imitima yanyu iwe aba ari we mukorera Musa mutunganyirize Uwiteka imitima yanyu aba ari we mukorera Musa mwivane imana z'abanyamahanga imana z'abanyamahanga n'utugambo abantu bigize abanyamakuru n'ukwirwa ku musozi bavuga we ubu hari abantu ahangaha bashobora kuba batarebana neza kubera yuko kanaka yumvise amakuru ye akaba yaramuvuze yaba yaramuvuze ibiri byo byaba atari byo ubu ngubu abantu bakaba baranganye kubera amagambo yabo
ndetse ngubu ukaba ushobora kunyura ahantu barangiza bati mufate ururimi kubera yuko kanaka yazi turaza kongera kuvuga ari uko amaze kugenda akaba ari uko bakuzi kandi nawe ukumva rwose ari uko umeze ukaba udashaka guhinduka nk'aho imana usenga idahindura amateka. Mwikuremo imana z'abanyamahanga Uwiteka aba ari we mukorera Musa nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Haleluya. Nitwemera gukorera Uwiteka Musa tukikuramo izo mana z'abanyamahanga zitubuza kuba mu by'Imana, Uwiteka nawe azadukiza amaboko y'Abafilisitiya. Arangiza ngo nuko Abisiraheli bahera ko bakuraho Bali na Shitoroti bakorera Uwiteka Musa. Abisiraheli ntibatinganyije nyuma y'imyaka 20 babonye isomo barangira bavuga bati mureke twikuremo imana z'abanyamahanga. Ariko se wowe nta somo urabona? Reka nkubwire, wanga kubikoresha umurimo w'Imana ejo hakaza mitiwere bati kandi mugomba gufasha batishoboye. Murayitanga ntabwo muyitanga. Muri gufasha abandi atari n'abandi muri gutangira murabitanga ntabwo muyitanga. Barangiza batari ko n'amatora aregereje ni mutanga amafaranga. Murayatanga ntabwo muyatanga. Ko mutansubiza. Uko byamera kose urayatanga, nyamara Imana yagusaba kugira ibyo ukora ukabyanga. Nshuti z'Imana, birababaje kuba mu murimo w'Imana tugenda bugura intege, ariko mu bihe bisanzwe tukaba twumva tugomba gukora kandi tugakora iyo bwabaga. Ntabwo mbabwiye ko ari bibi, ibyo ngibyo tugomba kubikora nibyo koko, kuko tugomba gufasha n'igihugu cyacu. Ariko ujye utekereza, iyo umaze gufasha igihugu cyawe, Imana yo uyigenera uruhe ruhare. Kwibyo ukora muri ibyo ngibyo mu by'Imana wagombye gukuba kabiri, ariko ukaba wumva yuko ibyo ngibyo uzabanyambere, ariko mu by'Imana ukagira gute ukaguna. Nshuti z'Imana, uyu munsi wa none turasaba gutekereza cyane, kuko utwo turushaho kubigumira tutabiha Imana natwe ntabwo tubigumana, haza ibindi biryo bitwara uko byamera kose, nibyo cyangwa sibyo. Maze rero barangije ngo biyiriza ubusa. Mukomeze musome hariya, biyiriza ubusa. Mu kwiyiriza ubusa rero Samweli umuhanuzi w'Imana abakoraniza ahitwa Imisipa. Aho ngaho niho bateraniye iteraniro rinini cyane, Abisiraheli baje kwiyiriza ubusa ngo Abafilisitiya babone rero baje kwisengera. Abafilisitiya bari bashokewe, barangiye ntibamenye ibyabaye ko none Imana yemeje kuba mu ruhande rwabo. Abafilisitiya nabo baraza bati dore Abisiraheli bongeye guteranira kuturwana, nimuze tubatere. Ariko none amazi ntabwo yari yayandi. Nshuti z'Imana, Imana noneho yari iri aho hantu, ahantu basenze birije ubusa bakaba basenye ibigirwamana byabo byose, ntabwo Umufilisitiya yagombaga kuhatunguka. Abisiraheli noneho bari bamaze kumenya icyo gukora, kwirwanira byari byavuyeho, kuko ibyo bari barahuye nabyo byari byarabigishije. Ariko wowe ibyo wahuye nabyo ntabwo byari byakwigisha ngo wumve yuko wagombye kugaruka mu ruhande rw'Imana. Niko ubu koko uracyakeneye ubuguye uracyacyumva ibiri kuba ntabwo biri kukwigisha. Ibi byose bigenda abantu bamwe bakaba batakigira aho basengera, wowe ukaba uhafite. Ubwakije ntiyagombye kuba isomo rituma uvuga uti ubwo ntihafite reka nkoreshe amahirwe yanjye neza. Ubuzi ko hari abantu bategereje amahirwe ariko bayabuze, ariko wowe ukaba wahawe amahirwe. Maze rero Abafilisitiya baraterana, Abisiraheli bababonye bashya ubwoba, ariko noneho ntabwo bagomba kujya kwirwanira kuko bari bamenye icyo gukora. Barangije rero basanga Samweli, nibwo yababwiye ririya somo badusomeye. Abisiraheli basanga Samweli baramubwira bati murongo igice cya 8, ntuhweme kudutakambira Uwiteka Imana yacu kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya. Abisiraheli nubwo babonye ari igitero bashya ubwoba, ariko barikomeza rwose kuko bari kumwe n'umuhanuzi. Samweli rero arangije aravuga ati ubwo mubikoze gutyo rero reka nze mbasengere. Afata ibuye ngo ryitwe ry'ubufasha. Muzasome mu Bakurambere n'abahanuzi ibuye ryitwa ry'ubufasha. Afata ibuye ryitwa ry'ubufasha arishinga aho ngaho, nako atari yafushinga ibuye. Arangije Samweli atura igitambo. Ibintu byose muzakurikira bijyanirana no gutamba igitambo. Mbere yuko Imana isubiza, abantu bose Imana yasubije babanzaga gutamba igitambo. Nibyo cyangwa sibyo? Nibyo cyangwa sibyo? Utaza gukinisha ibi turimo. Iyo tuvuze ibirundo tuvuze n'ibindi, ni ibitambo dutambira Uwiteka kugira ngo Uwiteka turwanirire. Uzasoma ahantu hose iyo bajyaga ku mavi bagiye gutakamba Imana ngo igire ikikora, batambaga iki?
kandi iyo bagiye gutamba igitambo batamba igitambo kirusha ikindi kuba kiza. Iryo ni ihame, iryo ni ihame. Maze rero Samweli nawe afata umwana w'intama arawutamba. Mu gihe yatambaga icyo gitambo, muzakurikire muzasome mu bakoramira n'abahanuzi babivuga neza, uwo mwanya Abafilisitiya bari bagandagaje aho ngaho bakikije umusozi wa Misipa. Barangije ngo Imana imanura inkuba, nta mvura yaguye, nta niyakubye, inkuba ikubita mu rugero rw'Abafilisitiya 120 y'ubwo aho ngaho. Dukorera Imana itaneshwa, dukorera Imana itaburi kugira, dukorera Imana itarengwa n'ibihe. Nta bihe wageramo uri mu ruhande rw'Imana ngo birenge Imana, kandi nawe ntibizakurenga, kubera yuko Imana aho kugira ngo bikurenge izagira imanura. Kandi iyo Imana ibonye imbaraga zose zo mu isi nta n'imwe iri buze kugukiza, imbaraga zo mu ijuru ziramanuka nshuti z'Imana. Buriya niyo zitari zamanuka nuko ibona yuko hari izindi nzira ishobora gukoresha ugakira. Ariko igihe cyose iri mu ruhande rw'Imana, Imana ikabona nta bufasha witeguye kubona mu isi, ubufasha bwo mu ijuru buzamanuka. Izakora mu ijuru, izazi gutabare. Imanura inkuba irakubita, Abafilisitiya bose bagwa aho ngaho 120, ngo abasigaye Abisirayeli bagenda babica umugenda barabarangiza. Abanzi barangira aho ngaho. Nshuti z'Imana, Samweli nicyo giye gusorezaho, arangije ngo afata ibuye ry'ubufasha arisinga aho ngaho. Aho hana hitwa Ebenezeri, bisobanuye ngo Imana yaratuzahuye kugeza na n'uyu munsi. Ndakwifuriza ngo ushinge ibuye ry'ubufasha, usinge Ebenezeri, hitwa ngo Imana yaranzahuye kugeza na n'uyu munsi. Nta cyatuma ntaba mu ruhande rw'Imana, nta cyatuma ndakorera Imana, kuko maze umwaka wose Imana ingendaho. Abanzi baranyigabije, ariko nta n'umwe bagize icyo ntwara. Imana yaranzahuye kugeza na n'uyu munsi. Ebenezeri nicyo bisobanura. Ndabifuza kuba mu ruhande rw'Imana, ndabifuza gushinga ibuye ry'ubufasha, kandi ndabifuriza iryo buye ry'ubufasha riba ari ibuye ry'ubufasha, n'uribonye abone yuko Imana yakuzahuye kugeza na n'uyu munsi, mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka kubw'aya magambo meza duhagaze nimba 20 uka mutima wanjye, abaririmbyi bagaruke. Uzuka mutima wanjye, shishikarira ibyiza, ukomeze urwara ishyaka, uzambikwa ikamba, n'Imana iguhamagara, gira bwangu witabe, niyiziye ibihembo abasize bose, iyego zikurebera ziragutegereje, nutegereza uvuye reba imbere yawe, mukiza wacu dukunda, twaresheje kubwawe, twaje kugushima, turagusingiza. Imana, Uwiteka Mana yacu, uri Imana nziza kuko twitaho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana ba rero turagushimye, tugushimira uburinzi bukomeye bwabanye natwe, turiho turahumeka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugarutse imbere yawe rero turi abanyabyaha, turakwiza ngo tubabarire.
dukoretse umubwiriza tugejejeho ibyawe, umwongerera impano agomba kugukorera amazina yawe yahabwe icyubahiro. Fasha buri wese waje aha ngaha umurinde gutahana ubusa, ahubwo mu mugisha wawe. Twiringiye neza ko mu maboko yawe harimo byinshi, ibirenze ibyo dutekereza byose, uduha n'abantu bose bagukunda mu izina rya Yesu. Sabato nziza, tubashimiye ukuntu mwabashije gukomeza kwihangana, Imana ibahe umugisha. Turashoje rero, ariko twabonye umushyitsi, mbese hari abantu bamwishimira, mwamwishimiye, Imana ibahe umugisha. Ariko se hari abantu baba bamutuma intashyo ngo azadusuhurize abantu b'i Moriya? Murabona yuko kandi muzanagaruke. Buriya ni nako buriya bavuze, baravuze ngo muzanagaruke kandi muzabasuhuze, kandi mutubwire n'umuyobozi watumye ko gahunda intego ari ugutsinda. Niyo gahunda dufite ubu ngubu, intego ni ugutsinda. Rero abayobozi nk'uko babwiye turasigara, mu gihe abandi barabasohoka mwegerane. Murakoze. Mambo, no pide, cuivamos.